Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV ushaka kuri mushyashya ukibaza ngo Mubwire TV ni biki mubwira abantu twebwe tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko ari ingenzi tubwira abantu ko ari umugisha nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakunda kubwira abantu ibyiza byabo batakiriho bakabwira abandi ko babakunda ku munsi wa nyuma babyigana babahindabo abantu batakibasha kubibona cyangwa no kumva ibyo bababwira twahisemo rero ko twebwe tubwira abantu ko tubakunda tukababwira ko tubashimira tukababwira ko ari ingenzi tukabibabwira bakibiriho ukunda bimubwire nonaha ushimira wakugiriye neza mubwire nonaha ko ari umumaro ari ingenzi ku buzima bwawe nibyo Mubwire TV rero twebwe dukora mbere yuko dutangira ibiganiro byacu reka tubanze tubabwire ahantu ushobora gukura ibintu by'ubwenge murabizi neza ko uri mu Rwanda uri hanze umutayeri wa mbere ni Grace ni umutayeri mwiza kandi wizeye we umutayeri udodera ku gihe umutayeri wubahiriza gahunda umutayeri wandikira kuri WhatsApp ukamwereka umwenda ushaka akakwereka tisi cyangwa nawe uyifite cyangwa iyo wahisemo akakudodera kandi akaguhera imyenda yawe ku gihe mwandikire cyangwa umuhamagare kuri 078 850 95 73 uwo ni Grace muhamagare cyangwa mwandikire bantu muri hanze muzi abantu bo hanze nkunda kubona muza amasayizi yanyu mumubwira abakorera udukanzu twiza amakoti meza bizabageraho nawe uri mu Rwanda ufite iminsi mikuru uribaza ngo ninde wankorera umwenda ninde wampa umwenda mwiza kandi akawumera ku gihe ninde mutayeri utazambeshya utazambwira kuwa mbere akangeza kuwa gatanu atarampa umwenda uwo ni Grace musange mu isoko rya Nyarugenge arabikora neza kandi uzanshimira uzambwira nyuma ko yagukoreye neza hanyuma rero urifuza kwambara neza imyenda ya cagowa udukanzu twiza imyenda myiza ugiye mu kazi ese ufite ubukwe uribaza ngo ndadodesha muri iyi minsi ngo cyangwa ndagura nimba iminsi yakujyanye ubona utabubonye umwenda jya kwa Nono nta handi ni muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiyeho ni muri Sylvie Store Sylvie Nono araguha imyenda myiza pe araguha imyenda myiza kandi imyenda uzambara abantu bose bakakubaza umuntu wakwambitse Nono rero nimero ni 0788 70 uwo ni Nono aragufasha aguha imyenda myiza kandi ayiguhere nawe ku gihe wanamwandikira kuri WhatsApp wamuhamagara byose Nono aragufasha ndetse aba bose delivery barayikora Grace ashobora kurangiza kukudodera umwenda upfa kubuza imezire zawe yanawohereza ukagera mu rugo ugasanga umwenda uragukorera Nono nawe wamwandikira ukamubwira imyenda ushaka uko imeze akayikoherereza imyenda ikakugeraho nawe urashaka ko tukwamamariza nimutubwire tubamamarize ibikorwa byanyu bigere kure dukomeje rero gushimira abantu mukunda Mubwire TV abantu muyishyigikira abantu muyikurikirana nukuri Imana ibaha umugisha uyu munsi rero murabizi ko iyo tutakoze ama surprise iyo tutatunguye abantu dukora ibiganiro bisanzwe ariko bidatinda tukaganira ku kintu runaka tukakivugaho kugira ngo twungurane ibitekerezo kugira ngo dufashanye kugira ngo twungurane ubwenge cyangwa duhane ibitekerezo by'ibintu byadufasha muri ubu ubuzima bwacu bukarushaho kugenda neza ndetse tukarushaho kubaho turyohewe uyu munsi rero hari ibintu abantu benshi bakunda kwibaza nawe ushobora kuba uri kubyibaza ngewe nanjye mfite uko mbyibaza nkaba mfite nuko mbyumva uyu munsi ndashaka tubiganireho naje kugira ngo tuganire twibaze ngo ese umuvandimwe ni muntu ki umuvandimwe ni umuntu ki umuvandimwe ni uw'amaraso gusa umuvandimwe ni umuntu muhuje amaraso gusa wa muntu wumva ukavuga ati uyu muntu ni umuvandimwe ese ubundi umuvandimwe ni iki ni umuntu mufitanye isano ryo mu maraso ese ni umuntu mwahuye mugahuza ese umuvandimwe kuri wowe umuvandimwe ni muntu ki ese ntushobora kubona umuntu wo hanze rubanda mutaturanye mutavukiye mu karere kamwe mutava mu gace kamwe mutize hamwe mutakoze no mu kazi kamwe ariko akakubera umuvandimwe akaruta wa wundi mufitanye isano y'amaraso ibaze nawe cyangwa tekereza cyangwa se subiza amaso inyuma ese ufite umuntu wahamye ukavuga ngo uyu muntu ni umuvandimwe ni iki umuvandimwe ntekereza ko ari umuntu ubona umuvandimwe ni umuntu ukugoboka igihe ukeneye umuntu ukugoboka umuvandimwe ni umuntu kwitaho umuvandimwe ni umuntu kwitangira umuvandimwe ni umuntu gutega amatwi umuvandimwe ni umuntu kwakira ukuri ese muza abantu b'isano ry'amaraso bananiwe kwakira abantu uko bari umuntu akaba afite umuvandimwe ariko bitewe n'uko ateye kumwakira bikamunanira ndetse no kuba yakumva avuga ngo ni umuvandimwe bikamutera ikimwaro
ariko Imana ikaguza n'undi muntu mugahura, umuntu akakwakira ukuri, akagufata akavuga ngo uyu muntu ni umuvandimwe, uyu muntu mugize umuvandimwe wanjye, uyu muntu ntiduhujwe n'amaraso, ariko ibihe byaduhuje mbona nahamya nahagarara nkemeza ko uyu muntu ari umuvandimwe wanjye. Umuvandimwe rero ni umuntu uguha agaciro, umuntu wese uguha agaciro, umuntu wese uguha igihe cye, ndetse si n'igihe gusa, birarenga. Umuntu ashaka kuguha igihe, ashaka kuguha umwanya, ashaka kukwitaho, ashaka kugutega amatwi, ashaka kuguha urutugu ukaririraho. Hari ibihe bigera, ibihe byose si ibyo guseka, hari n'ibihe bigera, ibihe by'umubabaro ugakenera kurira, kubona umuntu mu buzima ufungukira ukumva wamuririra. Kandi akenshi abantu bakunda gufungukira abantu batari n'abavandimwe babo ku isano y'iki y'amaraso. Umuvandimwe rero si uw'amaraso gusa, hoya, wabona n'umuntu akakubera iki, akakubera umuvandimwe mutanahuje n'igihugu, mudahuje n'ibyo navugaga by'agace, mudahuje nta kintu na kimwe muhuje, ariko umuntu imico yanyu igahura, uwo muntu akagira gute, akakubera umuvandimwe. Azakubera umuvandimwe, azakugoboka igihe uzaba wabyaye, niwe uzaza kukuba hafi, niwe uzaza kukogereza umwana. Nimba uzaba utarugira ababyeyi, niwe uzagutoza uko woza umwana. Nimba wabazwe, niwe uzagufasha, niwe uzakurwaza, niwe uzaba uwa mbere wabyaye uzaza kuguhemba, niwe uzaba uwa mbere mu gihe wagize ibyago. Umuvandimwe ahagararana nawe mu bihe byose, ibihe ibyo ari byo byose umuvandimwe aba akwiye guhagararana nawe. Nimba rero ufite umuntu uhagararana nawe mu bihe byose, mu bihe wishimye, mu bihe unezerewe, mu bihe urwaye, no mu bihe by'umubabaro, uwo muntu wikwirirwa uvuga ngo uyu muntu ni kanaka, ahubwo uwo muntu ni umuvandimwe, kuko yakugobotse aho ibihe byari bikugejeje, nta wundi muntu wahagobotse. Yahagobotse nta muvandimwe wahagobotse, yahagobotse nta yindi nshuti yahagobotse. Uwo muntu rero aba ari umuvandimwe. Ariko ikintu kibabaza, impamvu nanateguye iki kiganiro cyo kwibaza ngo ese wowe kuri wowe umuvandimwe ni iki? Ese wowe wumva umuvandimwe ari uw'amaraso gusa? Ese wumva umuvandimwe ari umuntu mwasangiye ibere gusa? Wumva ngo ari we muvandimwe? Kuko usanga abo bantu tugira mu buzima, usanga tubita inshuti, inkoramutima, inshuti zidasanzwe, inshuti y'akadasohoka, somambike. Hari n'uwo rwose usanga mugati ni somambike, umunyamabanga nshingwabikorwa wenda w'umutima wawe cyangwa imitekerereze yawe, umujyanama mwiza. Usanga twarabahaye amazina atandukanye, ariko ikintu kibabaje cyananiye gutekereza, kigatuma nza kubabaza ngo kuri wowe, ku muntu ukunda Mugire TV, ku muntu ukunda ibiganiro byacu, kuri wowe umuvandimwe ni iki? Ese wowe umuvandimwe ni wowe? Hari igihe, reka nkubwire, hari ibintu dukunda gukora abantu benshi, sibye ko ngewe ntago njya mbikora, abantu benshi barabikunda. Ndababwira ngewe impamvu ntabikora. Abantu benshi ushobora gusanga uwo muntu kwitaho, uwo muntu kuba hafi, wa wundi urwara akaza kukurwaza, wa wundi uwa mbere kuza kugusura, wa wundi wumva umutima wawe urushye uremerewe, uhamagara ukamubwira ati kana ndagushaka, gerageza uze undebe, haba saa 4 z'ijoro, haba saa 5 z'ijoro, ukamuganiriza, ukarira, ukamubwira uko wiyumva, ukavuga ngo mfite agahinda, ndumva nishimye. Ibi byishimo ndumva ari wowe muntu nabibwira. Tekereza uwo muntu nawe ujye utekereza mu mutwe wawe. Tekereza uwo muntu wa mbere ujye wumva iyo ubabaye wahamagara. Tekereza wa muntu intsinzi ya mbere ugezeho, utekereza ukumva wamubwira ngo bigenze gutya, ubuzi ko mbonye akazi, ubuzi ko nsanze ntwite wenda nyuma y'imyaka ini cyangwa niyo atari n'imyaka, uzi ko bigenze gutya na gutya, uzi ko Imana indinze impanuka, uzi ko umwana Imana imukijije, uzi ko twa tuntu twa hato vuba wa muntu uhita utekereza uwo muntu ni umuvandimwe wawe. Kuki se wamuhamagaye ufite n'umubyeyi? Kuki se wamuhamagaye ufite mukuru wawe cyangwa musaza wawe kutabahamagaye? Urumva uwo muntu se atari imbere y'abandi? Uwo muntu rero ni umuvandimwe. Ntabwo ubuvandimwe ari isano y'amaraso, ahubwo ubuvandimwe ni wa muntu kumva, ni wa muntu umuhuza, ni wa muntu ukugoboka, ni wa muntu ukwitaho, noneho by'umwihariko akakwitaho mu bihe ukeneye kwitabwaho. Bijya bibaho. Hari hagera igihe ukumva nta muntu ukeneye, hari igihe kigera rero kumva ukeneye abantu. Babandi rero ubona, babandi ubona, babandi mu isi ihatanye, irimo akazi kenshi, irimo imvune nyinshi, irimo
imikorere myinshi, irimo kubura umwanya, irimo imihangayiko myinshi, irimo ibibazo byinshi, wa wundi ugerageza akakubonera akanya, wa wundi wigomwa amasaha abiri akavuga ngo umuryango wanjye ndawusize, abana ndabasize, urugo rwanjye ndarusize, umugabo ndamusize ni weekend, ariko aya masaha abiri reka nyagenere Sylvie. Wikwirirwa unyura ku ruhande, uwo muntu ni umuvandimwe. Ahubwo igikenewe ni iki? Funguka amaso urebe, kandi nuyafunguka urasanga koko yarakoze ibyo buvandimwe. Reka rero mbabwire ikintu kijya kitubaho abantu bamwe na bamwe, ngiye nababwiye ko ibyo bintu bitajya bimbaho. Uwo muntu wumva witanga gutyo, uwo muntu wumva ukuba hafi gutyo, uwo muntu wumva bitari isano ry'amaraso gusa ariko usanze mufitanye isano ugasanga koko ni umuvandimwe. Hari umuntu ujya umbwira ngo afite umushuti we, buri munsi bavugana nk'inshuti zirenze, kandi n'abamama bakuru, ariko baravugana, barakundana, nyine bahora bahamagarana. Niyo batahamagarana umwe aba yibaza se uyu muntu abaye iki? Ntibishoboka. Inshuro nke yambanza ari nk'eshatu cyangwa enye, kandi n'abamama bakuru bafite n'abana biga za segonderi, ariko bafitanye urwo rukundo. Uwo muntu rero ushobora kuvuga ngo uyu muntu ni inshuti, ngo ni inshuti, kandi unako ni inshuti, kandi umuvandimwe muvukana ushobora gusanga bushobora no kumara ukwezi cyangwa ibyumweru cyangwa icyumweru kimwe wenda mutaranavugana, kandi ukumva nta cyabaye, ukumva umeze neza, ukumva uri safe. Ariko uwo muntu iminota ingahe gusa bitabize se uyu muntu yabaye amahoro, uyu muntu ameze gute? Reka rero mbabwire ibintu bijya bitubaho. Ntiwumvishe uwo muntu kwitaho, ntiwumvishe uwo muntu w'inshuti yawe wigomwa ibyo bintu byose, ntiwumvishe ko ari umuvandimwe nubwo wumwita akazina ukavuga ati ni inkoramutima, ni umugisha, ni inshuti, ni urukundo, uwo muntu ni umuvandimwe. Uti kubera iki? Akora ibyo abandi batakoze. Reka rero mbabwire ayo makosa tujya dukora, ugasanga ugize nka gutya, ufite umuntu, ni umwana wa mubyara wawe, ni umwana wa nyokorume, cyangwa ni umwana wo kwa nyogosenge, utakuzi, utazi aho utuye, utazi aho uba, utazi kurwara, utazi wabyaye, utazi ko wanashatse, wa undi murati se harya ugize abana bangahe, wenda nta nabo uragira, wa undi nyine amakuru yawe butayafite. Reka agira atya rero agira ibirori, wenda agiye gushyingira, arashyingiye afite ibirori, urumva ni iminsi mikuru. Inshuti yawe, wa muvandimwe wawe Imana yaguhaye, wa wundi ugukunda, wa wundi ugufata ukuboko, wa wundi wishimira ibyishimo byawe, wa wundi uhora uhatana avuga ngo ndashaka ko Sylvie amera neza, numva inshuti yanjye imeze neza nanjye nezerewe, bakagira wenda ibyago kuri uwo munsi, cyangwa se dufate bose bagira ibirori rimwe. Uzi ko hari umuntu udashobora gutaha ibyo birori by'uwo muvandimwe we, tumwite iyo nshuti, ntabigemo, yandi muba hafi, yayindi abyara akaba ari we bari kumwe kwa muganga, wa wundi arwara akaba ari we umugemurira, akaba ari we umurwaza, wa wundi abwira ibintu bye byose ibimubabaje bimushimisha, bagira ibirori rimwe na wa mwana wa mubyara we cyangwa nyirarume cyangwa nyirasenge atazi, batajya babonana, baraziranye kuba baziranye ariko badasurana, batabonana, batavugana. Wa wundi banahura yanamupepera gutyo undi akitegereza bati sura muntu nsuhuza ninde, ntamuzi ntiyamumenye, bakagirira rimwe ibirori. Warangiza uti ntago nabura mu bintu bya famiye, ntago ndi bubure mu bintu bya famiye. Ese kutabonetse sha uzaboneke, dore nanjye nzabatirisha umwana cyangwa nzashyingira umwana, sha ntago nzaboneka. Dufite ibintu muri famiye, ninde se muri famiye yanyu mufite ibihe birori? Umva harya buriya nindera, uriya mwana ufite ubukwe ninde? Ugasanga uri gushakisha nunamuzi, urabona ni nyine mama wanjye, ni musaza we, umwana bere nawe nyirarume, ibintu utanazi uri gucurikiranya cyangwa se uranabizi ariko ntibigeze bakuba hafi. Ugasanga wa muntu kwitaho, wa muntu uguha umwanya warakubuze. Uzi ikintu bikora muri we, nawe bimutera umubabaro. Yibaza kwa kundi, sibyo ko abantu benshi banakora neza, abantu benshi banitanga, ntabwo babikora bagambiriye gushimwa cyangwa babigambiriye ngo kugira ngo abantu bahore babasingiza, ahubwo bakora ibibarimo, banabikora bavuga ngo nkoze icyo nagakwiye gukora, nkoze icyo nari nkwiye gukora, ni iki nyine inkozi igikwiriye. Ugasanga rero abantu muri guha agaciro ibitarabahaye agaciro, uraha agaciro ibitarakwitayeho, abatarakwitayeho, abataragufasha ukuboko, abataraguhaye umwanya. Ni byiza, ntago naje kubabwira ngo mwange isano ry'amaraso yanyu, kuko amaraso rwose si amazi, naho wajya hose niyo wava hano ukazajya mu kihe gihugu, abo bantu ni amaraso yawe. Ariko se
ufite andi maraso, ufite abandi bavandimwe Kristo yaguhaye kandi bakubaye hafi kandi bagufashije kandi bakwitayeho. Rero mureke nanjye icyo nashaka kubabwira, abo bantu babitaho, abo bantu batwitaho, abo bantu baduha umwanya, abo bantu badukunda, abo bantu batuzirikana, abo bantu badufata ukuboko, abo bantu badutega amatwi, abo bantu baharanira ibyishimo byacu, natwe duharanira ibyishimo byabo. Mureke twe kubarutisha ba bandi natwe batazi aho tuba, batazi aho dutuye, batazi ko tubayeho, batazi ngo warabyaye cyangwa ntiwabyaye, batazi ngo wararwaye cyangwa uri muzima. Ni byiza ariko abantu gerera nawe abakwitaho biteho. Nimba umuntu akuzirikana, nimba umuntu akwitaho, nimba umuntu afata famiye ikazi kagusura, gute wowe udafata famiye yawe ngo umusure? Mugerageze muha agaciro namwe abakabaha. Naje kubabwira ngo aba bantu dufitanye isano ry'ubuvandimwe, aba bantu dufitanye isano ryo guhuza, aba bantu dufitanye isano ryo kumvikana, aba bantu dufitanye isano ryo kuririra, abantu dufitanye isano ryo gusekera, kubwira ibyishimo byacu, dukomeze tubabwire ibyiza byabo kandi tubashimire kandi natwe tubakunda tubiteho. Murakoze rero, uyu munsi naje kukubwira ngo umuvandimwe si wande mwonsi ibere rimwe, umuvandimwe si wa wundi muhuje amaraso, umuvandimwe si wande wo mu muryango wawe gusa, umuvandimwe ni umuntu wese uguha umwanya, umuvandimwe ni umuntu wese ugukunda kandi ukwitangira, wa wundi ugerageza icyagushimisha, wa wundi ugerageza ngo uyu muntu akeneye umuntu ndahari, uyu muntu yararwaye reka mugereho, uyu muntu yarabyaye reka mugereho, uyu muntu afite ibirori mu muryango we reka amagarane nawe, uyu muntu ni muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi cyangwa bagize ibyago akaba ari uwa mbere uza kukuba hafi. Uwo muntu ni umuvandimwe wawe. Wikwirirwa uvuga ngo ni umuntu nguriya ngo nta gashuti kanjye gusa twibonane. Ntago ari agashuti gusa, kuko ibyo akora, uko akwitangira, uko akuba hafi, hari utabikora kandi muhuje isano ndetse rya bugufi. Rero tangira ufunguka amaso, urebe abantu Imana yagiye ishyira mu buzima bwawe, urebe abavandimwe benshi Imana yagiye iguha, baje kugira ngo bakumare umubabaro, baze kukomora cya gikomere cyo kwirirwa uvuga ngo nta bavandimwe ufite. Hari abantu benshi badafite abavandimwe wenda bababuze, hari n'aba bafite badahuza batumvikana kubera umwuka mubi wa Satani, ariko nuhumura amaso guhera umunsi niwumva iki kiganiro neza, urasanga hari abandi Kristo yazanye mu buzima bwawe, baje kugira ngo bagufate ukuboko, baje kugira ngo batume ubuzima bwawe burushaho kuryoha kandi bukagenda neza. Nta handi rero ni kuri Mubwire TV, ibyo mubyumvira. Turabakunda kandi turabashimira. Umuntu wese wakoze subscribe, uri umuntu w'ingenzi, nawe uri umuvandimwe wacu, uri umuntu w'umugisha. Mukomeze muhirwe, mukomeze mutere imbere kandi ukoreshe ya ubwira abantu ngo nibaze bakurikire channel itagira amatiku, channel idahanganisha abantu, channel itareba ibibi gusa, kuko ibyo bibaho ubibona n'ibyiza birahari. Twe twahisemo guhanga amaso ibyiza ndetse kandi nibyo dushyize imbere. Mukomeze mufatanye natwe, tubwire abantu ko tubakunda, tubwire abantu ko tubashimira. Ibyo ushaka kuvuga byose byiza ubibwire umuntu agihari. Mubane natwe rero, mukomeze mudushyigikire, turabakunda.